hanyuma rero igihe cya gatanu twari tuzi ko igihe cya kane cyaranzwe n'umunara w'i Babeli. Hanyuma Imana itatanya indimi. Gutatanya indimi rero habaho kutumvikana, abantu barashwiragira, babujuje wa mugambi w'Imana w'uko abantu bagomba gukwira isi, kuko isi yari idatuwe. Imana ishaka ko abantu batura ku migabane yose, ariko ubushake bw'abantu ari ukuguma hamwe. Rero Imana imaze gutatanya indimi, habaho gukwira, abantu baragenda bakwira isi yose. Ibyo ni byo bivugwa rero mu isura y'icumi n'isura y'icumi n'imwe. Hanyuma igice cya gatanu cyangwa igihe cya gatanu cy'itangiriro kiri mu isura y'icumi na kabiri kugeza ku isura ya 50. Ahangaha tuvuye ku nkuru zo kurema, zo kugwa, umwuzure, amahanga. Noneho iki gice kigizwe gusa n'amateka y'ubwoko cyangwa y'umuntu. Hano hazaba guhera mu isura y'icumi na kabiri kugera muri ya 50, abandi bantu bose turabasize, kandi ntaho tuzongera guhurira nabo muri Bibiliya. Ni ukuvuga ngo aha tugiye gushorera gusa inkuru y'umuntu umwe, ari we Aburahamu, ukomokwaho n'ubwoko bumwe, aribwo bita Abaheburayo. Wigira imbere kuri Yakobo bakitwa Abisiraheli. Iyo uvuze Abaheburayo uvuze urubyaro rwa Aburahamu, ariko iyo uvuze Abisiraheli ni urubyaro rwa Yakobo. Nabyo bizamanuka hagasigara urubyaro rwa Yuda, aribo Bayahudi muri iki gihe. Ubwo rero tugiye gukurikira amateka y'umuntu umwe ukomokwaho n'abandi, aricyo twise igihe cya gatanu, gihera mu isura ya 12 kugera mu isura ya 50. Ni igihe rero cya Aburahamu. Iki gihe kiravugwamo, kirimo ibintu bitari byinshi cyane. Haravugwamo ubuzima bwa Aburahamu, ko yavutse, umuryango avukamo, umuhungu wa Teri, n'abandi bisekuruza ukageza kuri Nowa. Bikavuga uko yashatse umugore we Sara, cyangwa Sarayi uko yitwaga, ko babyaranye umuhungu umwe ari we Isaka, ndetse n'umugore wundi yashatse ari we Hagari, bakabyarana umuhungu witwa Ishimayeli. Nyuma y'uwo ya Sara amaze gupfa, mu isura ya 25 tukabona undi mugore witwa Ketura, twigeze kumuvugaho, wabyaye abahungu 6 barimo witwa Mediyani, ari we waje gukomokwaho na ba Yetiro sebukwe wa Mose. Ikindi nanone kivugwa no guhamagarwa kwa Aburahamu, aricyo kintu gikomeye cy'ingenzi kivugwa mu isura y'icumi na kabiri. Harimo guhamagarwa kwe, ari naho hava ijambo n'impamvu ituma Aburahamu yitwa sekuruza w'abizera. Birahera mu guhamagarwa kwe, uko yizeye Imana, yemera umuhamagaro, yemera guhamagarwa, yemera kujya mu gihugu atazi. Kubwo kumvira Imana no kuyubaha, aragenda ajanwa mu gihugu. Icyo nicyo kivugwa rero muri iyi sura, ni uguhamagarwa kwa Aburahamu. Ikindi kivugwamo ni amasezerano Imana yamuhaye. Imana yamuhaye isezerano ry'urubyaro, Imana imuha isezerano ry'igihugu, hanyuma Imana imuha isezerano ry'isi yose, ko agakiza isi izabona kazakomoka mu rubyaro rwe. Ayo masezerano yose rero yarasohoye. Imana yamuhaye urubyaro, Imana kandi yamuhaye igihugu cy'isezerano, aricyo gihugu cya Kanaani, ariyo Isiraheli y'iki gihe. Hanyuma kandi Imana imuha isezerano ry'agakiza, ako nako karabonetse. Ni mu bisoma muri Tito haravuga ngo igice cya 2 umurongo wa 11, ngo kuko ubuntu bw'Imana bwabonetse buzanira abantu bose agakiza. Agakiza karabonetse rero kavuye mu rubyaro rwa Aburahamu. Iki nicyo gihe cya gatanu rero cy'itangiriro, ni uguhera mu isura ya 12 ukagera mu isura ya 50. Hanyuma nanone dusoza iki kiganiro, turebere hamwe abantu b'ingenzi bavugwa muri iki gitabo. Igitabo rero kirimo abantu benshi, ariko hariho abantu bake b'ingenzi bavugwamo. Haravugwamo Adamu, kuko twabibonye uhereye mu gice cya mbere. Inkuru ze zigarukira mu cya 2, ntakomeza nako mu gice cya 3. Hanyuma hakavugwamo Nowa, nawe ufite amateka atari makeya.
muri biriya bice twasomye bya 6 kugeza mu bice za 9. Undi muntu w'ingenzi uvugwamo ni Aburahamu. Aburahamu uhera mu isura ya 12. Nanone umuntu uvugwa kandi cyane ni Isaka, umuhungu wa Aburahamu w'isezerano, uvugwa mu isura ya 25 ukageza ku isura ya 26. Aho niho tubonera inkuru za Isaka. Mu gihe usoma Bibiliya rero ukwiye kumenya aho ushakira amakuru y'uyu muntu. Undi muntu nanone w'ingenzi uvugwamo ni Yakobo, niwe uvugwa mu isura ya 27 kugeza kuri 36. Twava kuri Yakobo, abahungu be bose 12 n'abandi havugwamo umwe, hakavugwamo Yosefu, ari nawe urangiza igitabo cy'Itangiriro. Ni ukuvuga inkuru za Yosefu zirahera ku isura ya 37 havuga uko yagambaniwe, uko yagurishijwe, uko yagiye muri Egiputa, uko yabaye kwa Potifari, uko yafunzwe, uko yafunguwe, uko yaje kuba umutegetsi ukomeye muri Egiputa, ndetse n'uko yaje kongera guhura na bene se bakamenyana. Hanyuma umuryango wose wa Yakobo ukaza kwimuka uja muri Egiputa usangayo Yosefu. Igihe bimutse ari abantu 70 basanga Yosefu wa 71. Hakavugwa n'ukuntu babatuje mu gace keza ka Gosheni, agace k'ubworozi, ariko Yosefu yari yabahitiyemo. Hanyuma bakororokeramo baratura kugeza Yakobo ashaje, ndetse n'umuhungu we Yosefu nawe ashaje, basezera baha umugisha abana babo. Ahangaha rero mu isura ya 49 murabona Yakobo asezera abana be, abaha umugisha, abaraga n'igihugu n'ibindi byose bazahabwa. Ibyo rero nibyo birangiza igitabo cy'Itangiriro. Igitabo cy'Itangiriro rero kigizwe n'ibi bihe 5 by'ingenzi byabayeho, cyangwa ibi bice 5. Hanyuma n'aba bantu twari tuvuze nabo bantu bagera kuri 6 b'ingenzi. Ibyo nibyo rero bigize igitabo cy'Itangiriro. Kubakunda gusoma rero n'abagiye badukurikira muri studio za Amani TV, mwagiye mudusaba ko tubafasha uburyo bwiza bwabafasha gukomeza gukurikira inyigisho za Bibiliya mutavunanye kandi butaruhije. Iyi ni samari cyangwa resume nkeya y'igitabo cy'Itangiriro. Ahasigaye Imana ya Isiraheli ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Mukomeze mukurikira ibiganiro byacu, mukanda subscribe, mukora share kugira ngo n'abandi bibagereho. Nanone icyaka 3 mukora comment kugira ngo natwe tumenye ibyo twakoze neza, ibyo twakosora, ibyo twakongeramo. Hanyuma rero Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Murakoze.